Bene data ndabashuje mu izina rya Kristo Yesu, ndabifuriza amahoro y'Imana, ndabifuriza Pasika nziza. Umuzuko wa Yesu, haleluya, Yesu yarazutse. Ntabwo akiri mu gituro, umwami wacu yarazutse, haleluya. Nizeye ko yazukiye mu mitima yanyu. Muri iyi minsi turakizihiza Pasika. Niyo mpamvu ubona ndi kuvuga ku muzuko, imbaraga zo kuzuka. Yesu yarazutse, Yesu yavuye mu gituro, nta urimo, ni muzima. Ni muzima, umwami wacu ni muzima, haleluya. Yesu ashimwe cyane, kandi mubo yapfiriye, abo yazukiye, abo yatangiye igitambo, nawe urimwo. Akira kubaho, byawe bibeho, ibyapfuye bizuke, uhembuke mu byiringiro, mu marangamutima, kuko Yesu yarazutse, ntabwo akiri mu gituro, haleluya. Ndabashimiye rero bene data bakunzi ba Anaweza, muri abantu b'agaciro, muri abantu b'ingenzi muri uyu muhamagaro. Ndabashima ko dufatanya umurimo w'Imana. Ntabwo byamfasha, ntibyanyubaka, ntibyantera n'imbaraga ndamutse nkora ibintu nkabireba jyenyine cyangwa bikamfasha jyenyine, ariko kuko bibafasha mukanabinyereka, mukanabimbwira, binsubizamo imbaraga zo gukomeza gukora. Uwiteka Imana abaha umugisha, kandi mukomeze kugubwa neza mu kubaho kw'Imana, haleluya. Ndagushimiye mwami wanjye mwiza, mwami w'amahoro, soko y'ibyiringiro. Ndagushimiye mwami wadupfiriye. Muri iki gihe cya Pasika turiho turibuka, turazirikana, turatekereza ku gitambo watambye ku bwacu, ariko tunagushima Imana ko ibyo yavuze byasohoye. Wavuze, wabwiye abigishwa bawe ko uzazuka nyuma y'iminsi 3, byarabaye, turagushima. Warazutse mwami, ntabwo ukiri mu gituro, ushimwe. Warazutse, wazukiye mu mitima yacu, wazuye ibyacu byapfuye. Abakunzi ba Anaweza, ibyabo byapfuye bizure, ibyiringiro bizure, amahoro yazure, ubutunzi bwabo buzure. Reka imbaraga z'umuzuko zibagereho bose babone ineza yawe. Urakoze mwami, tugiye kuganira ku ijambo ryawe. Bana natwe, Mwuka Wera w'Imana ganza, tegeka, utwigisha, uduhugure, udushoboze kumva no gusobanukirwa ijambo ry'Imana, kuko turi twenyine twabyumva ari nk'ibiganiro gusa, ariko uri kumwe natwe byaba ari ijambo rihindura imitima yacu kandi risohoza umugambi wawe ku buzima bwacu. Izina ryawe rishimwe. Urakoze Mana ko waduhaye Yesu akadupfira. Urakoze ko wadukunze ukaduha umwana wawe w'ikinege kugira ngo adupfire twebwe abanyabyaha. Izina ryawe nirishimwe. Uhabwe icyubahiro kuri urwo rukundo rumwami Imana rutagira akagero. Waradukunze n'ukuri, nuhabwe icyubahiro n'ikuzo, kandi udushoboze kugendera muri urwo rukundo no gukora ibyo ushima. Yesha izina ryawe icyubahiro. Urakoze mwami Imana, n'izina rya Kristo Yesu dusenze kandi tugushima. Amen, amen. Akunzi ba Anaweza, uyu ni wa mwanya wacu mwiza wo kuganira ku ijambo ry'Imana. Dushimye Imana ko ituremeye andi mahirwe yo kuganira ku ijambo ryayo. N'undi munsi kandi umwami Imana yaturemeye. Dufite ishimwe, turacyariho, benshi baratambutse. Abo tuzi nabo tutazi, twumva mu maradiyo, twumva bababika. Kuba rero twe turiho, dufite ishimwe mu mitima yacu, kuko Imana yatwongereye ubuzima kubw'umugambi wayo ku buzima bwacu. Ubwo hari ibindi tukigombye gukora. Yesu ashimwe cyane. Tugeraho kuganira nanone ku ijambo ry'Imana. Umutima w'ubugingo. Ni umutima w'ubugingo. Ijambo ry'Imana ni umucyo, rizana umucyo mu buzima. Iyo urikunda, urikumbure, rizana umucyo, rizana kamere y'Imana muri wowe, kandi rigutera kwizera. Ijambo ry'Imana niryo rituma habaho kwizera mu mutima wawe, kuko ngo kwizera kuzanwa no kumva, kandi kumva ijambo ry'Imana. Rero gukunda ijambo ry'Imana ni iby'agaciro. Iyo urikunda, kumbure, urikurikire kuri YouTube, urikurikire mu rusengero, kiliziya, urikumbure, ujye ufata Bibiliya, ijambo ry'Imana, urisoma uri na wenyine, ubwire Umwuka Wera gusobanurire. Ubeho ukunda ijambo ry'Imana, wubakwe n'ijambo ry'Imana, ukomezwe n'ijambo ry'Imana, uzasanga ukomeye, umere nka ya nzu yubatse ku rutare. Imvura yaraguye, imivu iratemba, ariko iriya nzu yubatse ku rutare ntabwo yigeze igwa. Haleluya. Ntabwo yaguye kuko yari yubatse ku rutare. Nawe ubakwa ku rutare, kandi urutare ni Kristo. Fata ijambo rigukomeze, rigushyigikire, rikuyobore, rikwigishe, riguhugure. Uzasanga imvura, imivu, indwara, ubukene, ibibazo, bigeragezo by'isi bizaza, ariko ntuzagwa, ntuzasenyuka, kuko uzaba wubatse ku ijambo. Uzaba wubatse kuri Kristo, ku rutare, ntabwo uzanyeganyega rero, nta kizagushobora. Kunda rero ijambo mwene data. Haleluya. Kunda ijambo ry'Imana, urikumbure. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yohana, ariko tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo yadukunze bihebuje. Imana yadukunze bihebuje.
urukundo Imana yadukunze bene data rurahebuje. Imana yadukunze bikageza aho itanga umwana wayo w'ikinege, uyu umwe w'ikinege w'umukiranutsi, akaza agahinduka umunyabyaha kubera wowe nanjye, akadupfira, akatwitangira, akaba incungu y'ibyaha byacu, akaba impongano y'ibyaha byacu. Imana yaradukunze cyane. Wowe ufite abana 5, uwakubwira ngo umuhe umwana n'umwe wabyemera? Ntabwo byakunda. N'abafite 10 ntibyakunda. Ariko Imana, haleluya, yatanze umwana wayo w'ikinege umwe gusa umukiranutsi, iramutanga kugira ngo iducungure twebwe abari mu isi, kubera ko twari duhindutse abanyabyaha, kubera ko twari tugiye kuzarimbuka, kubera ko twari buzacirweho iteka iyo ataza kuba incungu y'ibyaha byacu, kubera ubujyaha bwacu, kubera ibyaha byacu. Amena. Kubera kamere zacu twari kuzarimbuka. Imana ibona ko bidashoboka ko yarimbura isi yose, abantu yiremeye mu ishusho yayo, yemera ko umwana wayo w'ikinege ababazwa, apfa urupfu ndetse rw'agashinyaguro, kugira ngo wowe nanjye tuzaronke ubugingo. Mbega urukundo! Imana yadukunze urukundo ruhebuje. Imana yadukunze urukundo ruhebuje rutagira akagero. Niba wibuka urukundo Imana yagukunze, jya uruzirikana, ugerageze gukora ibyo ishima, ugerageze kuyereka ngo mwami Mana yanjye, ibyo wakoze narabibonye. Yesu nawe kubwo kubaha se no gukunda se no kumwumvira no kuba umukiranutsi, ntabwo yabonye yuko kugundira icyubahiro ngo yigumire mu ijuru ari iby'agaciro. Yabonye ko akwiriye kuba igitambo n'impongano y'ibyaha byacu kugira ngo akore ugushaka kwa se. Haleluya. Ni kangahe se twebwe dukora ugushaka kw'Imana? Ni kangahe tuyoborwa n'Imana tukabyemera? Turabanyantege nke, ni gake tubigerageza, nabwo dutera intambwe imwe ikurikiye tukagwa. Ariko shimwa Yesu watubereye igitambo, shimwa Mana watanze umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera wese ahabwe ubugingo ntazarimbuka. Imana ishimwe ko tutazarimbuka. Abemera uyu mwana w'Imana w'ikinege ntago bazarimbuka, ntago bazacirwaho iteka. Ese nawe uri mu bamwemeye cyangwa uramwemera uyu munsi numara kumva ijambo? Hitamo neza, hitamo umugabane mwiza. Haleluya. Tugiye gusoma rero mu gitabo cya Yohana. Abasomyi ba Bibiliya buriya bamaze kumenya kera aho tugiye gusoma, kuva nasobanura ibyo maze gusobanura bamaze kumenya aho tugiye gusoma. Haleluya. Tugiye gusoma mu gitabo cya Yohana ibice 3, duhere ku murongo wa 16. Aho tugiye kubonera urukundo rw'Imana. Uyu murongo ndawukunda cyane. Birakwiriye ko nawe uwumva, ukawumenya, ukawufata kandi ukawutekerezaho, ukawuha agaciro. Haleluya. Yohana 3:16. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi ho iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Haleluya. Imana ntabwo yohereje umwana wayo mu isi gucira ku iteka abari mu isi, hoya, ahubwo yaramwohereje kugira ngo abari mu isi bemeye kumwizera bahabwe ubugingo nawe. Ntabwo yaje kuduciraho iteka, ahubwo yaraje kugira ngo uzamwizera wese akamwemera azahabwe ubugingo ndetse buhoraho. Haleluya. Kuko Imana yakunze abari mu isi bose, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese ahabwe ubugingo. Yesu ashimwe cyane. Imana yadukunze urukundo ruhebuje bituma itanga umwana wayo w'ikinege, umukiranutsi, umuziranenge. Haleluya. Iramutanga ku bwanjye nawe kugira ngo tuzahabwe ubugingo. Mbega urukundo! Yaje gusohoza umugambi w'Imana wo kugira ngo abantu bazabone ubugingo. Kuko Imana yararebye isanga abari mu isi bazarimbuka kubw'ibyaha byabo. Ibona ko idakwiriye kwituriza ngo yicecekere. Ibona ko itakwemera ko umwana w'umuntu yaremye arimbuka.
iravuga iti nubwo umwana wanjye ari umukiranutsi, uyu mwana wanjye w'ikinege nubwo ari umukiranutsi, haleluya, nubwo ari umukiranutsi, ndiyemeje, ngiye kumutera umugongo, ngiye guhumiriza, ngiye kureba hirya, nubwo agiye guhura n'ibibazo n'ibyago n'amakuba kandi atabikwiriye kuko nta cyaha afite, ariko kugira ngo ancungurire imbaga nyamwinshi, ancungurire abantu banjye naremye mu ishusho yanjye, nta kundi nabigenza, niko nkwiriye kubikora, nta kindi gisubizo mfite, ni ngombwa ko mutanga. Yesu ashimwe cyane. Yesu nawe ntabwo yatindiganyije, ntabwo yashidikanyije, ntabwo yavuze ati Mana kuki undetse, Data kuki undetse, kuki wemeye ko njya kubabara bene kariya kageni, ahubwo yemera kuza kudupfira kugira ngo anezeze umutima wa se, kugira ngo anezeze umutima wa Data wa twese, ari we se, ari we na Data wacu twese. Erega turi bamwe. Yesu ngo ni imfura, ni imfura muri bene se, ni imfura, twebwe tukamukurikira. Yabanje kubaho natwe tubaho, haleluya. Ngo rero ni imfura muri bene se, uwo mwene Data, uwo musaza wacu, mukuru wacu, wemeye kudupfira, umwami Yesu, yagiraga ngo tuzabone ubugingo. Ntago byari kumunezeza we na se ngo biyicarire mu ijuru ryabo ry'amahoro, ibizima bine bibahimbaze, ibyikubita imbere yabo, uruwe. Ntabwo yabonye ko bikwiriye, ntabwo yabonye ko akwiriye kugundira icyubahiro ngo abana b'abantu tuzarimbuke. Yemeye rero kwitanga kugira ngo umugambi se yari afite wo gucungura mwana w'umuntu ugerweho. Aremera, araza igitambo, arababazwa, apfa urupfu ndetse rwo ku musaraba, arashinyagurirwa, arabambwa, arababazwa, ahura n'ibyago n'amakuba kubera wowe nanjye. Imana ishimwe ko yaduhaye Yesu umwana wayo w'ikinege kugira ngo adupfire twebwe abanyabyaha. Kandi nawe urimo disi, niba utaramwakira birababaje kandi biteye agahinda kuba utaramwakira kandi yaraje kugira ngo umwizera wese azaronke ubugingo, kugira ngo umwizera wese ahabwe ubugingo. Ntabwo yaje guciraho iteka abari mu isi, ahubwo yaraje kugira ngo uzamwizera wese azabone ubugingo. Ariko ngo utamwizera yamaze gucirwaho iteka. Ese niba utaramwizera ko hakiri amahirwe yo kuba wamwizera nawe ukazabona ubugingo? Kubera icyo utamwizera mwene Data? Ko ari iby'agaciro, ko bidashwaje, bidakojeje isoni. Ushatse wakwiyakirira umwami Yesu, nawe ukazaba mu mugabane w'abazaronka ubugingo, haleluya. Ukazabona umugabane w'aba bantu bahiriwe, abo Yesu yitangiye. Nawe byakubera byiza, nawe byakubera byiza, kuko ni impano Imana yatanze kugira ngo icungure abari mu isi. Kuki impano wayipfusha ubusa? Iyi kadi Imana yadupfunyikiye wayakiriye, wayemeye, ukazaronka ubugingo mwene Data, haleluya. Reka dukomeze rero hano ku murongo wa 18, avuga ngo umwizera ntacirwaho iteka, utamwizera amaze kuricirwaho kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Utamwizera rwose uwo yamaze gucirwaho iteka, kereka uwafata umugambi n'ingamba zo guhita mwizera, uwo nta teka azacirwaho. Kandi ugahita ubikora uko ubonye uburyo n'amahirwe. Yenda n'uyu munsi, erega ejo sahawe, haleluya, ejo sahawe. Tuba turiho uyu munsi, utazi ibyo mu mwanya uza kuza, utazi iby'ejo. Ejo n'iby'Uwiteka biri mu biganza by'Imana. Niba wumvise iri jambo kumva riragukomanga ku mutima, mwakire, hunga umujinya wa Satani. Ntabwo uzi impamvu ari we wumvise iri jambo. Birashoboka ko Imana yagiraga ngo igukize, ikurokore, iguhe ubugingo utazacirwaho iteka. Byaba bimaze iki mwene Data gutunga iby'isi byose, ukabaho imyaka n'imyaniko, ariko ukazarimbuka, ukazabura ubugingo? Ntibiteye agahinda se? Imana yaradukunze urukundo ruhebuje, bituma itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese ahabwe ubugingo. Ntabwo yaje guciraho iteka abari mu isi, ahubwo yaraje kugira ngo abamwizera baronke ubugingo,
haleluya. Ariko ijambo ryatubwiye ngo utamwizera ngo yamaze gucirwaho iteka. Wafashe ingamba se mwene data, wafashe ingamba zo kwakira uyu mwana w'Imana w'ikinege, uyu mwami akaba umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwawe, akabutegeka akabuyobora, ko ategeka neza kandi ko ahemba neza kandi ko ari mwiza kandi ko atera akanyamuneza. Iyo wamwakiriye nk'umwami wawe ukamubwira ngo ubugingo bwanjye ndabuguhaye butegeka, ubuzima bwanjye ndabukweguriye, ibyari umwijima bihinduka umucyo, ibyari indwara bihinduka ubuzima, ibyari amarira bihinduka ibitwenge. Niyo bikwituyeho kuko aba ari muri wowe, wowe muri wowe imbere, niwe ukurwanirira intambara, ibyago, amakuba. Jya umubwira uti mwami Yesu, wowe uri muri jye urakomeye kandi urabizi ko ntacyo nshoboye, ngibi nabyo nabizanye. N'umwana bamwirukanye ku ishuri mwami Yesu, haleluya. N'akazi kahagaze, dore ndanarwaye, dore bariho baransohora no mu nzu y'abandi. Umubwire byose, ko ijambo rye riravuga muri Petero ngo muyikoreze amaganya yanyu yose ko yita kuri mwe. Iyo ari muri wowe, waramwizeye, waramweguriye ubugingo bwawe, waramwihaye ubuzima bwawe, ari we ubutegeka, ari we mwami wawe, ari we mujyanama, byose arabyikorera. Kuko ngo intimba zacu nizo yishyizeho. Rero mwakire, intimba zawe azazikorera. Indwara zawe, ubukene bwawe, ubujyaha bwawe, ibyaha byawe byose yarabyikoreye. Ariko n'umwakira ukagendana nawe, na bya bindi bizajya biza, kuko turi ku isi y'intambara, ibyago n'amakuba bizajya biza, ujye ubimubwira uti nibi ni wowe, nibi ni wowe ubishoboye, nibi ni wowe ufite imbaraga, njye simbishoboye. Byose arabishoboye kandi arabikora. Erega yaranavuze ku musaraba ngo birarangiye, byose birarangiye. Uzi ko byose yabirangije ku musaraba, yarabirangije. Kandi ngo amaze kuzuka yahawe ubutware n'ubushobozi ku isi ndetse no mu ijuru. Ni ukuvuga ngo byose rero arabitegeka, arabishoboye, yarabirangije, yarabirangije. Ibiza none kubw'ubutware yazukanye nabyo, byose arabishoboye. Imisozi ayihindura amataba, umwijima akawuhindura umucyo, byose arabishoboye. Mwene data, mwakire. Ntabwo azakiza gusa ubugingo bwawe, n'umubiri azawukiza, n'ubuzima bwawe bwa hano ku isi azabwitaho. Mwakire, ntabwo bikojeje isoni. Haleluya. Ndashaka kuvugana n'umuntu ushaka kwakira umwami Yesu. Birashoboka kutigeze ubona ayo mahirwe, ndashaka kuyaguha yo kwakira umwami Yesu, kuko yaraje ngo nawe uzabone ubugingo, ntuzacirweho iteka. Haleluya. Urukundo Imana yadukunze rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Urashaka se kwitesha aya mahirwe? Ejo uzarimbuke. Kandi nawe yaratanzwe ku bwawe. Uzi ko yapfuye ku bwawe, akaba yarazutse turimo kwizihiza izuka rye, kandi muwe yapfiriye nawe urimo. Haleluya. Muwe yaziye nawe urimo. Abazima si bo yaziye abanyabyaha. Wamwakiriye ko ari impano ikomeye mu buzima bwawe, ko ari cyo kintu cy'agaciro mu buzima bwawe gikomeye gitangaje waba ukoze. Kwakira umwami Yesu, ubuzima bwawe burahinduka, akaguha amahoro, akakurwanira mu ntambara zawe, akakurengera, akakuvuganira. Ubwo yicaye iburyo bwa Data atuvuganira, atuvuganira. Ni umutambyi mukuru. Haleluya. Ndashaka guha amahirwe umuntu ushaka kwakira umwami Yesu. Ngo utaramwizera amaze gucirwaho iteka, urashaka kuzacirwaho iteka, urashaka kuzarimbuka. Kandi Yesu yaraje ngo abari mu isi babone agakiza. Kuki ushaka kurimbuka kandi umwami yaraje ku bwawe? Mpano Imana yaduhaye ni agaciro mwene data. Yakunze abari mu isi, itanga umwana wayo w'ikinege, yaje kuducungura, yaraje ngo tuzabone ubugingo. Akira umwami Yesu. Ndashaka kuvugana n'abantu bashaka kwakira umwami Yesu. Aho uri, nibiri jambo rigukozeho ukaba wumva ushaka kwakira umwami Yesu, ngiye kukubwira amagambo uyasubiremo. Uti mwami Yesu, uyu munsi ndakwakiriye nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwanjye. Unyandukure mu gitabo cy'abarimbuka, unyandike mu gitabo cy'ubugingo. Uhereye none uyobora ubuzima bwanjye. Umfate ukuboko mwami, unyigishe iby'iyi nzira y'agakiza. Bane nanjye, unshoboze gukora ibyo ushaka n'ibyo ushima.
mu izina rya Yesu, amen. Byoroshye gutyo, uko niko byoroshye. Ubwo wakiriye umwami Yesu, we wasubiyemo ayo magambo, ubwo wabirangije. Kandi nkubwire, buriya wamaze gukora amasezerano, ubwo wabirangije, kandi umwami yamaze kubishyiraho kashe. Ubwo ikimenyetso cyahise gishyira mu ruhanga rwawe ko wamwakiriye nk'umwami n'umucunguzi. Yasinye, kontra yasinye. Wowe wumva kumwakira online bikugoye, munsi y'iki kiganiro ndashyiraho telefoni yanjye, nomero zanjye za telefoni munsi y'iyi video. Ushobora kumpamagara tukazahura ukamwakira turi kumwe. Wenda hari n'ibyo wansobanuza, ariko bitagukundiye wareba n'umukozi w'Imana wari wese wabona. Ushobora no kujya mu rusengero aho ariho hose. Icyangombwa nuko wakira umwami Yesu kugira ngo utazacirwaho iteka. Kandi Imana yaramutanze ku bwanjye nawe. Imana yakunze abari mu isi cyane, itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Haleluya. Wikwirengagiza rero iyi mpano nziza, wirangara mwene data, aya mahirwe yigucaho. Uyu mwami ukwiriye kumwakira, kuko mubo yapfiriye, mubo yaziye, aho yaje gucungura nawe urimo. Muri iki gihe twizihiza kuzuka kwe, muri iki gihe twizihiza ibyo yadukoreye, twibuka igitambo yatambye ku bwacu, nawe mwakire. Iki gihe cya Pasika nawe ugikuremo impano yo kwakira umwami Yesu. Haleluya. Imana rero iguha umugisha aho uri hose mwene data. We wamaze kumwakira, korana nawe amasezerano y'umubano mushya. Vugurura. Kwa kundi abantu babana mu ngo bageraho bakaganira ku bigenda n'ibitagenda, bakavugurura umubano wabo, umwe wese akiyemeza kugira ibyo atunganya. Nawe ngera uvugurure umubano wawe n'umwami Yesu. Umubwire iti, muri iki gihe twizihiza Pasika, muri iki gihe twibuka kuzuka kwawe, zukana ibyiringiro bishya mu mutima wanjye, zana amahoro yandi mu mutima wanjye, zana ibyiringiro nk'imbaraga zo kongera kugukorera. Vugurura umubano wawe n'umwami wawe muri iki gihe cya Pasika. Imbaraga z'umuzuko we zihembure ibintu byose mu mutima wawe, zihembure ibintu byose mu buzima bwawe. Hindura muri iki gihe, bihinduke bishya. Si wowe ubikora, n'imbaraga z'Imana. Mwegera umwami wawe, umubwire uti bihindure. Hindura hano, hindura aha, hindura. Nagwiriye aha, nananiriwe aha, singishobora ibi, singishobora gusenga, singishobora gusoma ijambo rya. Mubwire byose, arabihindura bishya. Icyangombwa ni uko umwereka aho unanirirwa, maze akagushoboza, kuko niwe soko y'imbaraga. Imana rero ibaho umugisha. Abakunzi ba Anaweza, Uwiteka abashyigikire aho muri hose. Ni byiza ko tuvugurura umubano wacu, ni byiza ko tujya twisuzuma, kugira ngo igitambo umwami wacu Yesu yatambye cye gupfa ubusa, kigira umumaro, kigira umusaruro. Abo yapfiriye bazaronka ubugingo. Niwo munezero wa Yesu, niwo munezero wa Data wa twese, kuko umugambi w'Imana uzawugezweho. Kandi utaronka ubugingo ukarimbuka, ugacirwaho iteka, ni wowe uzaba ubishatse, uzaba wirangayeho, kuko nta kimana itakoze. Nta kimana itakoze. N'ubu kuba wumvise iri jambo ni neza y'Imana. N'ubu kuba wumvise iri jambo ni umugambi w'Imana kugira ngo uzaronke ubugingo. Imana ribaho umugisha, mugubwe neza mu mwami Yesu, murushizeho kwegera intebe y'imbabazi z'Imana, kandi ibyo mugerageza gukora byose mwiyegurire Uwiteka kugira ngo abashoboze, ko ntacyo twashobora, ntacyo umuntu yabasha kwishoboza ubwe. Haleluya. Turagushimiye mwami Yesu, mwami mwiza, wowe watwitangiye, wabaye incungu y'ibyaha byacu. Tuguhaye icyubahiro, tuzirikanye cyane ikiguzi, igitambo gikomeye watanze ku bwacu. Mwungeri wacu turagushima, mwungeri mwiza utaragirira ibihembo, mwungeri wemera gupfira intama zawe, turagushimiye. Muri iyi minsi turibuka kuzuka kwawe, turizihiza mwami izuka ryawe. Reka mwami Imana, abantu bawe dufate ingamba nshya zo kugendana nawe no kubana nawe. Reka udushoboze kuvugurura umubano kugira ngo tubashe kugenda neza, dukora ibyo ushima. Umucyo wawe utumurikire, koko waraje nk'umucyo mu isi. Dushoboze gukora iby'umucyo kugira ngo duheshe izina ryawe icyubahiro, kandi kuri wa munsi tuzahabwa ingororano. Urakoze ko watwitangiye, urakoze mwami Imana ko wadukunze urukundo ruhebuje, rwatumye utanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera wese ahabwe ubugingo. Warakoze Mana kudukunda, urwo rukundo ruhebuje rurenze uko umuntu yarutekereza. Icyubahiro ni cyawe mwami Imana,
urakoze kubwira ijambo ryiza n'ikanguro ku bana bawe, urakoze ku bw'aba bakwakiriye nk'umwami n'umucunguzi Kristo Yesu, urakoze Mana ku mpano nziza waduhaye itagereranywa, icyubahiro ni icyawe. Urakoze mwami Imana kumvise gusenga kwacu, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Shalom shalom abakunzi bana wese.